Hello beautiful my phone sent igengwa ni nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kintu bita inama eshanu zishobora gutuma utarakara no mu gihe warakaye ugasanga hari ibyo ubashije guhinduramo, ukaba utarakara ngo bigukurire gereza, ukaba utarakara ngo bigukurire kuvusha amaraso mugenzi wawe bitewe n'uko yakurakaje. Hari ibintu byinshi umuntu aba akwiye gukora mu gihe arakaye kandi bikamunezeza bikamwibagiza n'agahinda yagize. Wenda biterwa igikomere cyo ntikijya gisibangana, ariko no mu gihe kije ukamenya ngo ugomba gukora ibanga. Ntabwo inabi ikwiye gusubizwa indi nabi mu gihe warakajwe na mugenzi wawe. Menya uko ugomba kwitwara mu gihe warakaye cyangwa se umuntu yakurakaje. Banza utekereze ku myaka yawe kugira ngo ubone guhabwa uburenganzira bwo kurakara. Umusaza wenda yarakara ariko ntacyo yakora, ariko igihe ufite amaraso mashyashya ya gisore, amaraso ya gisore ashobora gutuma ubuzima bwawe bugenda nabi, ugasazira mu nyururu bitewe n'uburakari, ugasazira muri gereza bitewe n'uburakari. Ibyo bintu ntibikaturambe nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Ntabwo umuntu akwiye kurakara ngo afate mugenzi we amwihanire, afate mugenzi we amwishyuye kuko amurushije imbaraga cyangwa se kuko wenda ngo afite ibimenyetso bifatika by'uko ngo yamuhohoteye. Nk'abanyarwanda rero ni ukuvuga ngo banza utekereze ku myaka yawe. Ese kuko nkwiye kwihanira? Ese mfunzwe mfite imyaka 18 cyangwa mfite imyaka 25? Niyo waba ufite 30, 40 kugeza no kuri 80, nta muntu n'umwe buriya wifuza gufungwa bitewe n'amakosa ye yakoze. Kandi ayo makosa hari uburyo bwinshi yakayirinze ntajye gufungwa. Imyaka yawe rero impamvu twayizanye hano mu nama za mbere, hari imyaka ituma urakara. Kwa kuntu umuntu aba ari sharp, afite amaraso ashyushye, avuga ati igihe umuntu amuhoteye, igihe hari abantu mbonye bahohotera bagenzi banjye kandi b'inshuti zanjye, ngo nkwiye kugenda nkabafasha tukarwana. Oya, ahubwo rwana ukiza buriya byaruta. Rwana ukiza aho kugira ngo urwane ufasha mugenzi wawe umukiza umurindi wo guhohotera undi muntu. Icya kabiri, ese muri twese ubundi ninde watangije ibi bintu? Ninde watangije ibi bintu kugira ngo intambara turimo aka kanya zibe ziri aho ngaho, tube turi gushwana turwana aka kanya? Menya ko igihe cyose buriya habaye saga muri bagenzi bawe, cyangwa se mu gihe cyose habayeho saga nawe uyirimo, hari igihe buriya cyangwa se amakimbirane. Saga wenda ntabwo abantu benshi wenda batamenya ibyo ari byo, ariko hari ababizi. Mu gihe hose habaye amakimbirane hari umuntu uba wayatangije, kandi uwo muntu aba yiyizi uko byagenda kose. Banza uriya muntu watangije ibyo bintu. Ese ni njyewe? Ese n'uriya? Nimba ari uriya, reka menye ko nshakaho impamvu, reka nihungire, mfite imirimo myinshi ngomba gukora, reka nyigemo nirinde amakimbirane. Ibi bintu bifite akamaro. Wenda ushobora kubisuzugura bitewe n'uko wenda wiyumva, ariko bifite akamaro. Nk'izi nama hari uburyo umuntu agomba kwitwara, kandi kuko ugasanga burahari kandi burakwiye. Icya gatatu, ese birakwiye ko umuntu andakaza ubundi? Birakwiye ko ndakara kubera kino kintu? Birakwiye ko ndakara kubera ko wamvuze ejo bundi ijoro ryakeye, waramvuze ndakare? Oya, ntabwo bikwiye ko usubiza mugenzi wawe. Komeza imirimo yawe, ukomeze gahunda zawe, wirinde amagambo ntawe yishe. kandi ikindi, burya niyo umuntu yaza akagukubita ntabwo ari ngombwa umusubize ubuye. Ugomba kubanza ukamenya se aguhoye iki. Wasanga uzira ubusa, n'ubundi haba hari amategeko y'inzego. Ntabwo umuntu yagutega ngo akubite, niyo yanagutega ngo akubite, leta ibihari ngo ikore iperereza bamenye uko ugomba kwitwara. Nako umenye uko ugomba kwitwara, ndetse
bamenye n'umuntu waba uhohoteye uwo ari we. Ikindi ni ukuvuga ngo nkora iki gituma nibura nibagirwa. Nkora iki? Hari ibintu byinshi wakora kugira ngo wibagirwe mu gihe umuntu akurakaje cyangwa se agusembuye mu kinyarwanda. Ufite akazi kenshi ko gukora, ufite aho ugomba kujya kugira ngo bigabanuke. Niba ari umuntu muhorana mu kazi kanyu ka buri munsi, irinde kwirirwa umubwira ibyawe bya buri gihe. Burya hari igihe umuntu akumenyera bitewe n'uko wamwigaragarije, akakumenyera ugasanga ahantu hose arakuvuga kandi ntukunda abantu bakuvuga, ugasanga ahantu hose ari ni wowe kubera ko azi ibyawe. Ni ukuvuga ngo ugomba ibyo bintu kubyitondera. Igaye igihe usanze uri mu makosa wowe. Igaye. Kwigaya nabwo hari akamaro bimara. No mu gihe ubutaha wakora irindi kosa ntuzabyongere. Ni ukuvuga ngo rero kwigaya ukagera mu rugo ugatekereza ese byagenze bite, ubundi byatangiye bite, ni njye uri mu makosa, reka ngende nsange mugenzi wanjye musabe imbabazi, mubwire nti mbabarira sinzongera ibi bintu. Kubivuga byatewe n'ibi ngibi. Iyo ari abagabo babiri barabihuza, iyo ari abagore babiri nabo barabihuza, ugasanga amahoro arongeye arahinze. Ntukarakaye ngo uhite ufatiraho. Umenya ko iyo urakaye hari igihe biba nta garuriro, biba ari n'itangiriro ry'ubuzima bwawe bundi bushya kandi bubi. Gira amakenga, witware neza, umenye ko buriya umuntu usaziye muri gereza ntabwo biba bimushimishije. Bimushimishije ntabwo bashyiraho igihe bazatahira. Murakoze. Yari Saint Kigengo nk'ibisanzwe. Ndabashimiye kandi mukomeze kugira weekend nziza. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane.